Haleluya. Mwami Yesu ashimwe cyane kandi yamamare. Dushimiye Imana ikomeje kudukomereza amaboko no kuturinda. Imana ishimwe cyane. Bwoko bw'Imana bakunze ijambo ry'Imana, igihe kirageze ngo tuganire ku ijambo ry'Uwiteka. Reka dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana nziza, turagushimiye Imana ishobora byose. Nushimwe cyane ko uturinda ukatugira neza ntacyo turi cyo, ukabana natwe ukaturindira inshuti ndetse n'imiryango, ukadutambutsa mu bihe bikomeye ndetse n'ibyoroheje. Ntacyo tuba twatanze ahubwo ni kubw'ineza yawe, icyubahiro ni icyawe. Umwanya mwiza nk'uyu nguyu ndagusabye ngo tweze tubabarire Nyiringabo, kuko turi muri iyi si ntabwo turagera kure cyane aho umwanzi atarasa imyambi, kandi hari iyo ajya turasika dufata. Ndakwinginze tweze utuboneze, ba mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe Uwiteka tugiye kuganira riduhe kunguka mu izina rya Yesu, tuze kumva tugize ibyiringiro bishyashya mu mitima yacu kubw'ijambo ryawe. Ngaho tuyobora tuganzirize mu izina rya Yesu mbikwingingiye ngusabye, amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Nshimiye Imana ko iki turinze. Tugiye kuganira ijambo ry'Uwiteka turasanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu bice byaho 10, duhere ku murongo wa 30. Haranditse ati, kuko tuzi uwavuze ati, guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Kuko mwabaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza, bizahoraho. Nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 30 twasomye tubwira ati, kuko tuzi uwavuze ati, guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Guhora nuko Uwiteka umwami wacu, nk'uko ijambo ritubwiye. Uyu mwanditsi wandikiye Abaheburayo arimo ababwira ati, tuzi uwavuze yuko guhora ari ukwe. Imana itugire neza, kandi Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Uko biri kose, ibyo wakora byose uri muri iyi si, aho wabikorera hose uzacirwa urubanza. Wabikora wihishe, wabikora ku karubanda, ibyo ukora uyu munsi wa none urubanza ruzacirwa kandi bizagaragazwa byose. Bivuze yuko ugomba gukora uzi yuko urubanza ruzacirwa. Imana itugire neza. Rero wivuga ngo ubikoreye mu bwihisho cyangwa se ngo ubikoreye ahihishe, ahubwo menya yuko urubanza ruzacirwa. Ushobora kujya kwibuka wihishe uvuga ngo ntawe umbona, ushobora kujya gusambana ukavuga ngo mbikoreye ahatabona, ariko menya yuko ibyo ukoreye mu rwihisho Uwiteka abireba, kandi urubanza ruzagira gute? Ruzacirwa. Nta muntu n'umwe utazacirwa urubanza. Ibyo wakoze bizagaragazwa, hanyuma witurwe ibyo wakoze. Kandi icyo tuzi nuko
imirimo ya nyuma izahesha agaciro iya mbere. Nimba waratangiye ukora neza ugasoza ukora nabi, menya yuko ibibi wakoze nyuma uzabyiturwa. Ariko ntabwo nakwifuriza mugenzi wanjye ko wazahura n'ibibi, wazahura n'ibihano by'uko wanze kumvira. Ahubwo ukwiriye kumvira ukamenya yuko urubanza ruzacirwa, hanyuma tugahindukira kare, hanyuma tugasanga Imana kare, kuko guhora ari uko Uwiteka. Imana itugire neza. Erega ibiteye ubwoba, biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Ntabwo wazanezezwa nuko amaboko y'Imana yagusumiriye, ntabwo wazanezezwa nuko uciriwe urubanza rwo kukujyana mu muriro w'iteka, ahubwo wazanezezwa nuko uciriwe urubanza, ariko urwo rubanza ntirube rugutsinza, ahubwo ukaba urutsinze. Imana itugire neza, kuko gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka ibyo biteye ubwoba. Ibyo ntabwo bizaba byiza. Umuntu uzahura n'ibyago byo gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka, uwo nguwo azababara iteka kandi azabaho mu mubabaro, nta munezero azigera agira, azahora mu gahinda, ibyago n'amakuba bizamuhoraho. Rero gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka biteye ubwoba. Kuba rero tuzi yuko hari urubanza ruzacibwa, niyo mpamvu igomba kudutera gukora ibyiza, niyo mpamvu igomba kudutera gukomera muri iki gihe, tukareka ibibi tugakora ibyiza. Imana itugire neza. Ariko mwibuke iminsi yanyu ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. Umuntu wese akimara kumenya Kristo, tukimara kumenya Imana, tuvuye mu bujiji, tuvuye mu bazacirwaho iteka, tukimara kumenya ibyiringirwa, tukimara kumenya iby'ijuru, hari intambara twahuye nazo. Izo ntambara twazirwanye twizeye, tukavuga tuti uko biri kose tuzatabarwa n'Imana. Wahura n'ikibazo ukavuga uti kuko Umwami Imana izantabara. Ibyo bituma ntamwara. Imana itugire neza. Hanyuma mu maso hanjye hagakomera nk'urutare. Rero nk'uko wahoranaga ibyiringiro ukarwana intambara wizeye, wongera ubyibuke, wibuke uko warwanaga intambara ukimara kumenya Umwami Kristo wadupfiriye akatwitangira. Ibyo bintu ubyibuke kandi wongere ubishyire mu bwonko, ubibikemo. Imana itugire neza. Mwibuke uko mwarwanaga intambara mwize, mwibuke intambara mwahuye nazo mukimara kuvirwa n'umucyo. Izo ntambara mwarazirwanye murazitsinda, ariko si ikindi cyo gihe ngo dutsindwe. Ntabwo bikwiriye, ahubwo Imana itugire neza kandi Imana itwifashirize tuze kubasha kurwana intambara twizeye. Intambara zose duhura nazo, ibibazo byose duhura nabyo, Imana itugire neza. Ubwoko bw'Imana dukwiriye kurwana intambara twizeye yuko tuzabona Kristo, twizeye yuko ubwami ari ubwacu. Imana itugire neza. Ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe, mukanyagwa ibintu byanyu. Mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Ubwoko bw'Imana, imibabaro twagiye tubamo, ibibi byose twagiye duhura nabyo, twajyaga turwana, twajyaga twizera Kristo, tukabaho nabi, tukemera tugatukwa, tukemera tukababazwa, ariko ntiwishinge yuko ubabajwe ngo ukore ibibi. Oya, ahubwo ukavuga uti uko bizagenda kose hari ingororano nabikiwe. Hari ibyiza rero twabikiwe kandi birusha kunezezwa n'iby'uyu mwanya gusa umumaro. Dushobora kuvuga tuti, nshobora kuba mbona ko ninza kunyereza amafaranga runaka y'undi muntu, ndaza kugubwa neza, ndaza kubona ibyiza. Ibyo ngibyo ukabireba ukabona koko uri buze kuza kuba umunyamafaranga, ariko binyuze mu gutwara amafaranga y'undi muntu. Hanyuma ibyo ukabyirengagiza, ibyo ukaba warabyirengagije. Hanyuma waba warabyirengagije,
umenye yuko ubikiwe ibyiza kuko hari ibibi wirengagije. hari inkuru nigize kumva ngo umuntu yatoraguye amafaranga arangije arayarangisha abwira nyirayo, ngakimara kumubwira aramubwira ngo uzapfa utyo wowe ntacyo uzimarira. Ariko yemeye gutukwa. Ijambo rikutubwira ngo mwemeye gutukwa, mwemeye kuba ku karubanda babavuga nabi ko mwakoze ibyiza, ko mwakoze ibyiza hanyuma barabatuka. Ariko kuba barabatutse mumenye yuko mubikiwe ingororano nziza. Uyu munsi ushobora kuganira n'umuntu muri muvuga ukamubwira uti rwose gusambana ntabwo nabikora, uko byagenda kose sinabikora. Ukamubwira uti kumva yuko ninjya kubana n'umugore wanjye tugomba gusambana mbere yuko dusezerana, ibyo sinabikora. Hanyuma akaguseka akakubwira uri igishwi, uri ikigoryi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ututswe ukoze ikintu gikomeye kandi uzahemberwa. Tuvuze ku bantu basambanaho gato, tuzi neza yuko iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina n'undi aba ari umubiri umwe, baba babaye umubiri umwe. Ariko se niba mubaye umubiri umwe igihe kimwe kikagera ugasambana ukagenda, uwo umenye yuko usize igice cy'umubiri wawe ahantu runaka. Niyo mpamvu ntabwo bikwiriye yuko tugenda dusambana, ahubwo kuba we warabyirinze menya yuko ari byiza kandi umenye yuko uzabihemberwa, Imana ikugire neza. Kwirinda ibyaha ni ukujijuka. Imana itugire neza. Kuva mu byaha ni ukujijuka. Icyo gihe uba wajijutse ubutayu ubujiji. Rero uwaguseka yuko hari ibyaha utakoze, uwaguseka yuko utemeye kufatikanya ngo mukore ibyaha, uwo nguwo ntuzamurenganye, aracyari mu bujiji. Ariko akwiriye kugira gute? Kujijuka. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nukibwira umuntu iti dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero iyo waretse ibyaha, iyo wamaze kumenya icyaha icyo ari cyo kandi ukanakirinda ukakireka rwose, icyo gihe uba wajijutse. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Niyo mpamvu rero dukwiriye kureka ibyaha, dukwiye kureka ibibi, niyo byaba ari ibyo kutunezeza by'umwanya muto. Menya yuko ibibi uretse uzahembwa ibyiza birusha ibyo bibi kuba byiza. Imana itugire neza kandi Imana itwifashirize. Hanyuma rero twajyaga tubana n'imbohe, twajyaga tubana n'abababaye, twajyaga tubana n'abashonje, tukabagira neza, tukabagiriraho umugisha. Ariko ubu ngubu abantu bamaze kubibica muke, ibintu byose baravuga bati iriya ni filozofi. Umuntu aramubwira ijambo ry'Imana ngiyo ni filozofi, umuntu aramubwira iby'ubwami bw'Imana ngiyo ni filozofi, ngiyo ni imitwe. Iyo ni imitwe badutekera. Ariko nagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana nta mitwe irimo, ahubwo dukwiriye gukurikira ijambo ry'Imana, dukwiriye kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo tubashe kuzaragwa ubwami nk'uko Imana ibiduteganyiriza. Rero tumenye yuko tuzacirwa urubanza kandi abakora neza bazabona ibyiza birenze ibyo bo bakora. Imana itugire neza. Nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Nute ubushizi bw'ubwoba bwawe. Kubaho ni uko ugomba gushyira ubwoba, ukamenya yuko ntabwo ngomba guterwa ubwoba na Satani ngo nkore ibibi. Oya, ahubwo shira ubwoba, ukomere, ugire gukomera, ugire kwihanganira ibibazo. Nuvuge ngo ubwo ngeze mu ntambara ngo ngiye kugira ubwoba. Oya, shira ubwoba, uvuge ngo intambara uko yagenda kose nzayinyuramo kandi nzatsinda. Kuko ibikomeye byose wabamo, uko byaba bikomeye kose, iherezo nuko uzabivamo kandi ukabivamo amahoro. Rero niyo mpamvu ntabwo ugomba kugira ubwoba, ntabwo ugomba gushira ibyiringiro, ahubwo Uwiteka agomba kukubera iki? Ibyiringiro muri ibyo bihe byose ugiye kunyuramo. Kuko ijambo ratubwira ngo hahirwa umuntu Uwiteka, umuntu wiringira Uwiteka hanyuma Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo wazabona n'igiti cyatewe ku mugezi hanyuma kigashorera imizi yacyo mu mugezi. Icyo giti mu gihe
cy'izuba ntabwo kijya kigira ibibazo, nta nubwo gikangwa n'uko amapfa yacanye, oya, ahubwo ngo gihora gitoshye, kandi amababi yacyo rwose ahora atoshye. Imana itugire neza. Rero n'uwiringira Uwiteka ntabwo ibihe bizaza, ntabwo amakuba azaza, ntabwo ibibazo bizaza ngo biguhindure, ahubwo uzakomeza ukomere. Rero gira ubushizi bw'ubwoba, ntubushire, ushire ubwoba, we ntushire ubushizi bw'ubwoba, shira ubwoba, ukomere, uvuge ngo aho naca hose nzagerayo. Imana itugire neza. uvuge ngo ubwami bwanjye, ubwami nateguriwe, nzabugeramo kandi nzabona ingororano yanjye. Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe iki? Ibyasezeranijwe. Dukwiriye kwihangana. Twatangiye tuvuga yuko hari urubanza ruzacirwa, umuntu wese azajya mu rubanza. Bavuga bati abasambaniye mu bihuru ibyawe ubibona imbere niba warabikoze. Havugwa ati abagize neza niba waragize neza ubibona imbere yawe, bize imbere yawe, nawe uzagirirwa neza kuko nawe wagize neza. Ariko niba warakoze ibibi, icyo gihe nawe bizagira gute? Bizakugarukira. Ariko ngo tugire kwihangana kugira ngo tuzahabwe iki? Ibyasezeranijwe. Wihanganire byose, umenye yuko nubwo umubiri wakugora kugira ngo ukore ikintu kibi, ugomba kwihangana wowe. Ibyo bibi ukabyanga, ukanga kubikora, ukihangana, ukagira kwizera kugira ngo uzahabwe iki? Ibyasezeranijwe. Nta bundi buryo wahabwamo ibyasezeranijwe uretse kwizera Uwiteka, uretse gushira ubwoba, ugakomera, ukizera. Nuvuge ngo ninsenga baranseka, oya, usenge rwose, wiringira Uwiteka. Niwe muremyi wawe, niwe wenyine wakurwanirira. Imana itugirire neza. Tugire rero kwihangana. Nuhura n'intambara, nuhura n'ibibazo, wihangane kandi wizere. Nuvuge ngo ko muye nibi, uvuze induru utake cyane ngo ndapfuye, mbuza amafaranga, mbuza inshuti, mbuza, oya, ihangane. Gira kwihangana kugira ngo uzahabwe ibyasezeranijwe. Nta bindi byasezeranijwe uretse kumenya ukuri, kandi uko kuri ni Kristo, kuko yaravuze ngo ninjye inzira ndetse n'ukuri n'ubugingo. Uko kuri rero kukumenya, numara kumenya uko kuri uzaba umenye Kristo. Numara kumenya Kristo uzahabwa kuri ibyo byasezeranijwe. Yaravuze ngo ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Rero twese tugomba guca hehe? Kuri Kristo. Imana itugire neza kandi Imana itwifashirize. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Ubwoko bw'Imana uwasize itorero rye ararizi. Kristo wadupfiriye aratuzi. Yarapfuye kubera twagombaga twebwe kubabarirwa. Ibyo arabizi, azi ko rero duca mu bikomeye. Ntabwo rero agomba gutinda. Hari ijambo ryiza kutubwira ngo, ritubwira ryo muri Bibiliya, ngiyaba iyo minsi itaza kugabanywaho n'umwe. Nta n'umwe ari kuzarokoka muri uwo mubabaro, nta n'umwe ari kuzarokoka muri ibyo bihe. Ariko kubera ko Kristo yatwitangiye akatugira neza, amaraso ye akaduhanaguraho ibyaha, niyo mpamvu dukwiriye natwe gukomera. Rero ntabwo azatinda. Abantu bajya bavuga ngo igihe yagendeye ko atari yaza, igihe yagendeye ko atari yaza, igihe bavugiye ngo Yesu azaza ko atari yaza. Ndagira ngo nkuhereze amakuru meza, mubwire ngo Kristo azaza, kandi naza abazaba biteguye nibo bazajyana nawe. Imana itugire neza. Wikicara uvuge ngo kuki yatinze. Ndagira ngo nkubwire ngo azaza kandi ntabwo azaceceka. Abakoze nabi bazabihanirwa, abakoze neza bazabihemberwa. Imana itugire neza. Hanyuma kugira ngo ubone ibyasezeranijwe icyo gihe, ni uko uzaba warakoreye Kristo, ni uko uzaba warakoze neza. Icyo gihe ukaba warihanganiye ibikugerageza, ukaba warihanganiye umubabaro wose, ukicarana n'abanyabwenge, ukaba umunyabwenge, nk'uko ijambo ritubwira mu Befeso ibice 5 ku murongo wa 15. Imana itugire neza. Ravuga ati nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, ngo mucunguze uburyo umwete
kuko iminsi ari mibi. Ntabwo iminsi ari myiza, ntabwo dufite igihe gihagije cyo kuzana umurengwe n'umuteto. Oya, ijambo riratubwira ngo uhereye igihe mwigishirijwe, ushingiye ku gihe mwahereye mwigishwa, mwakabaye kuba muri abigisha b'abandi. Ariko se turacyari abantu bo kuramizwa amata. Imana itugire neza. Dukwiriye kuba abigisha b'abandi, dukwiriye kuba dukomeza abandi, dukombye kuba tubwira abandi ngo nimukizwe, tugombye kuba tubwira abandi ngo nimuve mu byaha. Ariko kubera umurengwe n'umuteto, ahubwo turacyakeneye kuramizwa amata, turacyakeneye kubwirwa ngo nimuve mu byaha, nimureke ibi ngibi. Ariko ibyo ntabwo bikwiriye abamenye Kristo rata. Dukwiriye kuba abanyabwenge, dukwiye kugenda nk'abanyabwenge, dukwiye gucunguza uburyo umwete. Imana itugire neza. Ntihagire ugenda haranga avuge ngo dufite igihe bavugiye Yesu ngo azaza ari he, ngo nawe ugenda umutera imbaraga, wigenda nk'utagira ubwenge, ahubwo genda nk'abanyabwenge. Imana itugire neza, tuzabona umugisha, tuzabona ibyasezeranijwe. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Ubwoko bw'Imana dukwiriye kumenya yuko nta gihe kinini dufite cyo guta. Ntabwo dufite igihe cyo guta, ahubwo dufite igihe cyo kwikomeza kuri Kristo. Ese igihe wagiye mu bibi, umunsi wawe ukaba urageze, ukaba uvuye mu isi, bizagenda bite? Ukeka yuko uzagaruka ukaza gusaba imbabazi? Ntabwo byakunda. Tuzi twese inkuru ya Lazaro ndetse na Nyamutunzi. Ngo Nyamutunzi yarabayeho neza ari mu isi, ariko akinezeza cyane. Hanyuma igihe kigeze ngo Lazaro arapfa, ndetse aza gupfa, ndetse n'uwo Nyamutunzi ngo aza gupfa. Hanyuma amaze gupfa ngo Lazaro aragenda ashyirwa mu gituza cya Aburahamu, aranezerwa, arishima. Hanyuma wa Nyamutunzi we agira gute? Abura uko abaho, kuko ubuzima bwe bwiza bwari bwarabaye ubwo mu isi burarangira. Abura uko abigenza, abura uko yatabarwa, ndetse atangira gusaba yuko yahabwa amazi kubera umuriro yari arimo. Rero ubwoko bw'Imana ntabwo tuzatungurwa twebwe n'ibihe. Oya, ntabwo tuzatungurwa n'ibihe ngo ntabwo twari twarabimenyeshejwe. Oya, byose tuzaba twarabimenyeshejwe, kuko byose twarabyumvise, twarabwirijwe, twarabwiwe, tubwirwa iby'ibihe, tubwirwa uko ibihe bizagenda. Ariko abantu turinangira mu mitima. Niyo mpamvu dushaka yuko twakagombye kongera gushyira ubwenge ku gihe, kongera kumva, kongera kumenya ibyasezeranijwe, kongera kumenya ibyanditswe byera icyo bitubwira ngo niduhinduke rwose, tureke ibibi, maze tube ibyaremwe bishya muri Kristo. Dore ko ijambo ritubwira ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Kandi twebwe duhora dukizwa, kuko gukizwa ni ugukiriraho wari ugiye gupfira. Rero ibibazo duhora duhura nabyo, aho tugenda tujya, duhora dukizwa, duhora tugirirwa neza na Kristo. Niwe uhora agira gute? Adukiza. Imana itugire neza, kandi Imana ibe mu ruhande rwa. Mureke rero dukizwe, mureke dukizwe rwose byimazeyo, tuve mu byaha, tuve mu bibi, twiringire Kristo. Hanyuma Yesu ashimwe cyane, avugwe neza, yamamare ahantu hose, bamenye yuko Yesu yagize neza, bamenye yuko turi aba Kristo, bamenye yuko tugendera mu nzira z'ukuri, kandi Imana itugire neza, itunezererwe, itwishimire nk'abana bayo. Imana ishimwe cyane. Ngariko umukiranutsi wanjye azaheshwa no kwizera, azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Kuba warakoraga neza, nababwiye ni umurimo wanyu muzahesha agaciro uwa mbere. Kuba warakoraga neza, ibyo ngibyo ni byiza rwose, turanabishima. Ariko ijambo ratubwira ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Uwizeye azaba, uko kwizera Imana kuzagira gute? Kuzamubeshaho. Imana itugire neza. Ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Nusubira inyuma, nuba waravuye mu byiringiro, nuba wararetse kwizera kwawe, ntabwo umutima w'Imana uzakwishimira, ntabwo Imana izakwishimira, ntabwo uzabona ibyiza by'abishimiwe n'Imana. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke,
ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Dufite kwizera, ntidufite twebwe gusubira inyuma, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize iki? Ubugingo bwacu. Imana tugire neza. Bwoko bw'Imana, twizere kugira ngo dukize iki? Ubugingo bwacu, kugira ngo ubugingo bwacu buzakizwe, kugira ngo rwa rubanza twatangiye tuvuga tuzarusohokemo amahoro. Tugire kwizera, tugire ibyiringiro, Imana tugire neza kugira ngo tuzagire gute? Tuzakize ubugingo bwacu. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge kubwira ijambo ry'Imana twumvise, kandi Imana ikomeze kubagira neza. Turagushimiye Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza, urakoze kutugire neza. Twumvise ko tugomba kwizera, kandi tumenye yuko hari urubanza buri wese azajyamo. Urwo rubanza uzarutsinda n'uzaba yarizeye kandi akaba yaragukoreye, mu izina rya Yesu. Tugire neza, ube mu ruhande rwacu, uduhe kumenya abo dukwiriye kubabo, kandi uduhe gukora ibikwiriye gukorwa. Utugire neza, uduhe kukwizera no kugukorera mu izina rya Yesu. Amen. Amen.